reka duhindure ndakura reka duhindure se mubwire umugore urasubira mu magambo uvuze cyangwa urayamira ndayamira uramira ndayacira nyaruka ntabwo nzongera kubivuga mira ugenda ushugunye hari gabarira aho abandi babona rwose ubundi atiye atanzanye ku munsi ubu zindege ziba zicaye nazo ntabwo bari Wariye Isombe none nabisubira ndiko nta mwana Jado akwiwe mu jiri iki gitondo ababyutsa agwaye Jado kuma uri hese Mamagaye nabi rwo akabagabo muragwira ko Fani koma ko Jado narehaye no kuri ko Imana ndagakubita ishoka mu kiriziye hanyuma si bimbi kandagiremo Ntunganya amayira n'ukuntu Yesu yageze i Yerusalemu bagatunganya amayira nakabaye nza wabite anga amuza makaro ko kubaya koze nta kibazo rwo Fani nine muco gusesagura tuza nga kandi wakukamenyo nigaramira wabikoze se kari cy'umugabo ushinzwe wakukamenyo ya ukitira inara rinyoye raramutse Ezwi twari mu nama na Felicite yari yaje n'abara bashinzwe iby'ubuzima bakeneye kutwigisha gahunda zo kwiteza imbere none hari umugore wahagurutse aravuga ati ibijyanye no gusesagura mumena ibiryo uko mwiboneye ati biriya rwose ari minisiteri iri kubirwanya ibiryo mugomba kubiteka bike mushoboye kumara n'ibitashize mukagerageza nibura mukabirya mpaka bigashira ubuze uritanguranwa ngo ntakubaza impamvu wabyukiye ku misigi nzi wabiri ahubwo uri kugira ngo ntakubaza impamvu atetse byinshi tukana tutabimaze nakubise noneho hano hari ikirayi rero cyaraye ugira ngo oya urabizi ikirayo hari undi mubyibuho mutariye buriya ara mbese byihorere rero nubwo turi kuva muri iyo nama bamwe bavuga ku ya mituweli abandi bavuga ku byo turimo tw'ibikoni abandi kugira ya migozi bandikaho imyenda nyine bamaze gufura ariko uvuze gufura mpita nibuka uheruka koga ndoga ngiye he iyi pantaro ndumva amaze iminsi nyikubona niryo bara ariko ngo iki niryo bara ko ubu ntunze umugabo ahubwo nyine buri wese baga ari guhiga ukuntu bizagenda bavuga ukuntu bazahunura amazu ngenda baha inzu ndayifitiye wenda kuyivugurura cyangwa se kuba natunganya imbuga bikagenda neza ntibaravuga ku bagabo se batoga bahora no mu myenda yego ngera n'ibibashye babimenya wiyubashye ahubwo ikintu bari bakumvugaho bavuga ukuntu mfite umugore mwiza akumva se umeze ute mugabo nawe umuntu mfite umugore mwiza kumva nkumva nimenerezaga buryo kurya kundeba wagomba kurera abanye mu munara uri kureba numva nakwese barakuvuze barakuvuga baravuga ati Fani ni umugore mwiza muri uyu mudugudu muri Isombe muri uyu murenge muri aka karere no mu gihugu bavuga ko niba ngombwa akajya umugore ugiye guhagarara abandi ko uzaba uwa mbere ngo ndi mwiza mu biki bavugaga ku mabuno ngo hari ukuntu ugenda
agenda ari muri ubu cyane cyane yombi yatiri nyinshi nibwo yakanze gutya batesha jado yari haye no kuri kwima asha nanjye reka nihicu byaramvunye niyo mpamvu nanjye mbyutse nihicu nanjye ndibwihari ndibwi iyo misigi Fani wanywera igikoma hakuri umugabo wanywera igikoma uri umugabo uri igiki ndakubaza wanshunze nsinzire urabyuka unywera igikoma wowe se ko wanshunze nsinziriye ukajya mu gikoni kwa rurutu ryo twaraye nkaho uri umwana muri uru rugo nuzemwo abana babiri njye umbwira wenda tubisangire ntuze umwana w'umusaza nkatunga n'umwana mutoya baretse binabimenye nini Fani ese ufite ikihe kibazo uratinda ukanywera igikoma koko waza ngo ntabwo unywa igikoma cyagiye hehe hari undi muntu ufite mu rugo waje kunywera igikoma aka gakombe kamwe wasizemo urumva njyewe ariko ushyireho kubyukira ku byaraye ushyireho kubyuka utonganira igikoma icyo gikombe ntabwo kiguhaza kiramaze se ngenda umwana w'imyaka 2 wari ukeneye kunywa ibingana gute ingunguru nakubwiye ko teremusi igomba guhora yuzuye none dore ngaho usinzi wayikomereke iyi ntabwo hari ubwatotse ngo yavuye yaviriye mu mutwe wawe cyangwa mu nda yawe wamuhirimbiriwe niko wowe ushaka kuvuga ko ni marijo zinjemo ziraye zanywera igikoma marijo zizaguye ubundi wagira ubuhe bugabo ubyukira mu bikoma abandi bagabo babyukira ku ducupa naho wowe urimo urabyukira mu bikoma ese ndabicyo ku macupa ngewe ako gasuzuguro cyangwa wirakunda wewe uruwa kunywa ibikoma koko kutamenya kugishyushye wa mugore uru ruhinja se wewe ndadasa igikoma gishyushye gutya ntundabure hakiri kare wakuze firigo ukayishyira muri ako kayozo kawe mugaki wabyumvise wagisutse mwaho ngaho se ukavanga n'ibyo ngibyo n'ubundi ko byose biri kujya mu nda hoze ariko rero reka nkubwire Fani nuko ushaka kunsuzugura sinakubashye nkakwimikira no kuntebe ubundi se ntagusuzuguye umugabo ubyuka nk'ibikoma umugabo akabyukira mu isafuriya kwa rurutu byo twaraye ntagusuzuguye ntabwo nabihashye ubundi wenda kubaza ubundi muri uru rugo ni njyewe mugabo kuko ni njyewe ukora ibyo wakabaye ukora niyo mpamvu ninzajya njya no kwicara hariya ujye uhanagura uzapfa utabaye umugabo aho cyari kiranga umugabo sha ikihe na rusake irabigira n'impaya irabigira ikiranga umugabo ni kimwe kandi cyakunaniye njye nabo uzapfa utabaye umugabo kuko nawe ubwawe ntuzigera uyimera ngo ntabwo uzarinda upfuye utayimeze nubwo nakoresha kokomba nkakoresha karoti nkakoresha igitoki aho kugira ngo ujye ukomeza ngire mere ako kantu kangana nk'akawe ngo uruduri wagira ngo nak'umwana ibe n'umwana agahora kameze gutya ntikagwa ariko wowe uba ugikora ugacira ariko wa mugore we njyewe niba iyo ndirimbo washatse kuyikomeza ububwira ubusa wowe iyo ndirimbo uzayiririmba kugeza ryari iyihe ndirimbo waziyaguye cyangwa ushakira ikinini cy'imbuga bangerageza kubwira ngo numve ko waba umugabo nk'abandi kwirirwa ndi umugabo narinda ahangaha bari gutaka abagore uvuga cyane ngakira yagezayo none wowe ukuntu kimeze kuko kimeze nk'akazu yazo ukinwe noneho amabuno yakagenda kamera nk'umusozi wafatanye n'undi kamisozi ibiri hagati mfite ikimpereza amazi di kugira ngo abazi kuyashaka bayashake bayabone uvuze ngo niko wa mugore w'ikicucu we w'ikigoryi wowe uratinyuka nka mu gikoma uri kunywa inzoga warangiza ukanavuga nta bugabo bukuri merega kandi wanywa iki kindi se inzoga inywebwa n'abantu ariko nzakwesure njyewe mfate igiti mbite mu mugongo wananiwe kunyesurira aho ukwiye kunyesurira uraza kunyesurira ku ibaraza kutarasubira iwanyu
wavuze ko ari wa murengwe bameze nk'abantu bapakira ibitaka ngo nabwo ntabwo bihagije icyo guhaye cyose ukaba uri mutanyurwa uri mwobo utuzura wowe uri mutanyurwa shana narakubonye ntanyurwa se nyurwe n'icyo ntabonye kahureho izi njaba zawe kuki njijishwa tumashya uranshyiraho izo njaba zawe uzinshyiraho ntabwo njijishwa tumashya nibyo ukwiye manzi igikoze kwanza ubonye nako niyo kaba kashyaga kagahunguka nkamenya ko ntako ako bimuhirimbiri kandi nzancunga ndyamye noneho sange wamuhangariye uyu mubyeyi wowe nakubonye utariho se mpangara utariho tareho waye kibazo utazi buryo inurira ni wisebye ibyo basenzisha inurizwa n'iki se abazi kuyinuriza barabo bari wowe utajya unyurwa na rimwe reka ngubwire Fani ubundi ahandi hose bari mwiza sinkubeshye ufite akubwiye ngo kanihata amazi sha abazi kuyashaka bayabone reke kwirirwa undogotwa ako wamuhirimbiri ubundi iyi nzoga uba ubyutse wisuka muri iki gitondo hari abandi bagore bameze nkawe nge nzatumireho gitifu nayiguriye ariko nzabure gitifu adusanga hariyo wanguriye kagurwa abahinzi kagurwa buji kagurwa amasuka nzabwire gitifu adusange hano noneho arebe ukuntu ubyukira mu nzoga yazaje se hano nkamubwira ikibazo ufite ahubwo bakagukorera akagoroba k'ababyeyi mperuka ngo ari ak'abagore ariko namwe mukwiye kukagira bakabigisha icyo umugabo ari cyo n'ikiranga umugabo ntabwo umugabo arangwa n'umugabo mu ruhame ko njyewe uko mbigenje kose nabwo ngo ukanira amahane urasinzi ndaguhima nsindizo wanguriye se nsindizo wanguriye aho karahogotwa ibikoma gusa nta kindi gashoboye n'imirari ejo temusi yihindure iyo guhora inyotsa igikoma kikaraye kikabyuka kikiri umuriro uyihindure mbere yo kumbwira ngo mpindure igikoma nawe ubanza uhindure iyo munyakazi yawe ariko imyakazi nyitwaye iki kwari utumva inkuru narabyemeye nawe kankure ko hari akandi kantu twashaka kuvuga nuko jya umbwira nabi gusa ejo bundi nanyuze ahantu abagabo bari kuvuga ngo bagurire abagore babo amagifti impano nyine harya warize urabizi neza gifti bivuga impano mu kinyarwanda komeza unyijishe numve none ngo abagabo babo hari n'abagabo b'imbwasha nkawe ngese ndi imbwa gicucu kandi nzagukora mu nyungu uhinduriza umunsi vuga komeza uvuge nzagukanda ijisho noneho ugire ngo nariturumbuyemo ushoboye iki none abagabo b'imbwa ngo umugabo wanjye umugore wanjye ndamuzi ngakunda ibirayi ngo ndi kubumvira ngo njye umugabo wanjye ngo umugore wanjye ndamuzi mbese nk'umugore ntunza umugore utunze umugore umutunze he wowe unyicaye impande se wari uzi ko ari iki ni umugabo ni umugore ntabwo sinzi ko yakuzuza kuba umugore nanjye wowe ukabyarawe hari itungo ririnda urugo ntunze hano mbana naryo hari itungo ririnda urugo mbana naryo hano niyo mpamvu nta muntu wapfa kutwiba none hari ukuntu ribwejagura none ukuntu rimeze rifite amabuno manini umbwiye ngo uburetse ntabwo wapfa kubimenya hari itungo mfite hano ririnda urugo rifite amabuno manini ameze gutya ukuntu nkajya n'imodoka igiye kumena ibitaka mu maso kagiye ari gato kaba kanyororo gafite amaso aba aturumbutse nk'ay'imirumbutse urumva nyuma y'ukuntu ujya gutya yaseka agasikabana imikaka yari iyo mbwa nakora iryo tungo ntunze hano ni ukuri kw'Imana nta muntu wapfa kudusuzugura niyo nicaranye na kabishwe kuyisimbwa kuko uri imbwakazi mbese ndakuvuze iyo nicaranye naryo none iryo tungo riri kwisekeshwa none hari ukuntu mba narigaburiye riri kunywa amazi rigenda rihorobye nko gusuka mu murima w'umuceri cyangwa se mu gukata icyondo cy'izuba iryo tungo ntunze hano ntoke ntarya ngo iki uzimbwirinde urugo aba ari imbwa nyambwa sha burya nta mbwakazi yashobora kurinda urugo niyo mpamvu uri imbwakazi nabonaga iyo ngiyo urinda twicaranye ari imbwakazi niyo mpamvu nakubwiye ko uri imbwakazi kuko wananiwe no kwinjira mu izamu ryawe unanirwa kurinda urugo rwawe icyo ushoboye ni ukwirirwa uhoromye ibikoma izamu ryinjiramo ahubwo nsanga idafite iherezo zamu riragutse twane nk'amazamu 10 bafashe bateranyiriza hamwe oya nuko reka twihindurira ati reka duhindure se mubwire umugore urasubira mu magambo uvuze cyangwa urayamira ndayamira uramira ndayacira nyaruka ntabwo nzongera kubivuga mira ugenda ushugunye hariya nuko rero abagabo b'imbwa noneho bari kuvuga abagore babo nabi ngo ngiye ngo kunda igitoki ngo ndi ngo kunda dodo izi mboga rwatsi
unanza ngukunda amafi hanyuma wowe ndababwa ni mwese muri bicucu ngiye kubaruta mitwenye umugore wanjye ndamugura kariso ndimeze mu buryo bwa gutanyine izo kariso wazimenye ije ya ndimeze gabutse ndakubajije ngo kutarayigeza muri uru rugo wazimenye ujya kwa kazungu reko batazimanitse hara ku ruhande kuja kwa kazungu ugiye kugura ibitoki n'ibirayi amakariso yagera mute ako nayo bari haragaragara abona guhishanza none nimutashaka tuzagura kobo hanyuma amoko yayizo uyabwirwa niki ego manzi ukareba uje kuyambika hateye ntunanirwa kuza gukora akazi mu rugo kubera yuko wavuye kudakora hanze je namaze kubona ukuntu uteye umeze uteye amabuno ya n'umugina banzu zibe nkubaze ntunanirwa gukora akazi mu rugo kubera ko wavuye kugakora hanze ukaja kureba n'ubwoko bw'amakariso wakabaye ubwoko bw'ikariso ntuze gusa noneho rero ryatungo ntunze tanye kubwejagura kandi reke mbe n'inywera igikoma ngabanyije volume se cyanyongeza ubundi akagabo nkawe kamwe ibikoma ntikamenya igikoma ubundi wakumenya igikomera mu rugo gute wirirwa mu bikoma reka nkwereke niwemera guceceka nagura buri gatungo ntunze ririnde urwo ribwejagura ariko nuvuga ubwo ndakubara n'iryo tungo ngaho ngaye amaseko ngwaye iminota 2 n'utavuga uraburi utari iryo tungo sasa igihe kirageze yego komeza tungo ntunze ngo nkwereke yuko koko ari nje mugabo hano sha ukagaburirwa amabuye gwa uri umugabo gute umva nkubwire igihe cyose mbanara uwazeho gakorwa mu ndani gakorwa mu ndani uzaje unanirwa kunkoraho aho ukwiye kunkoreraho uze kunkoreraho aho udakwiye kunkoreraho gakorwa mu ndani iratese none sha ngahakira akira imana nabyo ushaka sha reka uzumbone oya ongera arekaye none amaguru yawe byonyine arimo kuyagurisha kuguru kumubwabo baguhama amadolari n'ibihumbi 2 none ushaka gukirira ku maguru yanjye akaguruka amadolari 2,000 akandi amadolari 2,000 hari hano n'amaguru ahurira baguha amadolari 30,000 ntibyakabaye bituma sutuza ukumva ko ugomba kuba umugabo narehaye nawe umbwiye umutoma reka nicare noneho tuganire agushirika nkubwira ngereka nkubaza akantu ntanga itangazo ko umugore wanjye umugore wa mbere mwiza dushaka no kugera mu marushanwa ariko ko nuramuka wongeye kuzana ubucucu n'ubugoryi n'ubusenzi n'ubugwari banza rero dusangira akantu k'abagabo ubone kurekeraho kuvuga uburogo twabutwari aya macupa se rimenekeye mu kanwa aho umugore uri kuvuga nubwo umeze gutya rega burangiye ngo ufite ku kantu kamwe bura wirasa naza agashyira hanze gise kabazero icyubahiro wari ufite cyo cyita kibazero agakise mbuze se kunya mu buriri nzaguharabika none mvuge kunya mu buriri nyamo byagenze gute watinye gusohoka nyamo byagenze gute watinye gusohoka mbivuge bya nyabyo watinze gusohoka mbivuge bya nyabyo yuko munyamo kubera yuko unyegamyeho wambujije umwuka nkananirwa guhumeka nkahumekera hasi none se njyewe mba nakwegamyeho gusumira ntacyo nshoboye se ikibazo ni uko unyegekaho urwo rutwe rwawe n'urwo ruda rwawe n'ibyo bivi byaho kunyegekaho igikwiye kunyegekaho nkananirwa guhumeka nkahumekera hasi wowe ukegeka mu itanura we uba ugira ngo wegekeho iki kindi kitari njye wenyine nta soni ubundi umugabo nyamugabo yegekaho akantu kamwe ibindi ntibinkoreho ako bibwiwe n'iki wakozeho uburaya n'ubusambanyi n'ubucucu bwose nta soni ikintu kiri aho ngaho gusa wowe ujya kugera ku kintu cyiza ugahita ubwejagura wowe ugera ku kintu cyiza ukamoka wowe ugera ku kintu cyiza ugatonoma nk'ingurube akagabo ako njyewe nyita akagabo kubera iki gintu umugabo igihangane ndagiye rero kagenda ndabona n'ubundi kuba nari mfashe umwanya wanje nkaza kwicarana nawe urogotwa bya bindi nyine bigaragaza yuko nta bugabo ugira ubwo uragiye nuko nkuko ugiye mbega umeze nka rusake yahinnye ibaba gapfa utambyina wa gisambo nawe ndayicara hano uramaramo umwuka ntimarire igitoki cyane
Wagikomaho uzongera kunyotsa. Ngiye uzongera kunyotsa ngiye tuzabipfa. Abajye umbwira ko utarahora ukama ikimenyetso nkareka kuko niboneye. Nawe wateremusi uzongera guhoza kwemera ko ndashyiraho supaguru cyangwa nshyiraho password. Nta muntu wundi yongera uzemera gukongera kugupfundura uko yiboneye. Nimba ngusize wuzuye nyesanga ucyuzuye. Nyirashana Nyirakagore Agora nibiye niko wamuhira imbiri utanuye ibi bintu nende kurya. Komeza usuzugure sha. Komeza usuzugure sha uzabona ko kera nari umugabo. Izire hano sha.